Tubahaye ikaze inshuti bakunzi bamba TV Rwanda, mwebwe inshuti zacu, mwebwe mwahisemo kudukunda, mwebwe mwahisemo gukora subscribe, muri abantu b'abagabo cyane, ndetse tunasaba abantu bageze hano bwa mbere gukora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, kandi muze mu ba mbere mu bakurikirana amakuru yacu. Uyu munsi rero nta bundi butinde, tugiye kuganira, tugiye kugira byinshi tuganira ku bijyanye n'amakuru ari kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nk'uko amakuru ari kugenda abivuga, ndetse na source dufite, kubera ko amakuru tubaha abafite source nuko Minembwe hatewe. Uyu munsi wa none habaye ibitero byinshi bikaze cyane, dore ko Frdc n'abambari bayo, ubwo turavuga ababandi bose bise wazarendo. Muri wazarendo rero kubiyemo abo twita mayimayi n'ababandi bose abarundi baritabara, kikubiramo ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye y'abanyekongo yiyemeje kurimbura ndetse no kwica umututsi wese ubarizwa hariya mu gihugu cya Kongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Uyu munsi rero byari ibintu bikomeye cyane ubwo indege zarasaga hariya mu Minembwe. Murabizi ko nyuma y'urupfu rwa General Makanika hariya muri Kongo habayeho intambara ikomeye cyane, kubera ko Frdc yumvaga yuko mu by'ukuri igomba gufatirana abaturage, ikabafatirana mu ntege nke cyangwa se umubabaro n'agahinda bari bafitiye intwari yari imaze gutabaruka. Ariko ntago byaje kubahira, dore yuko byarangiye abahungu birwanaho, twirwaneho ibakubise inshuro, dore ko yabirukankanye ikabakura muri Minembwe yose. Bwa mbere mu mateka nibwo mu by'ukuri twirwanaho yari ibashije kurwana igafata Minembwe yose. Ubundi nk'uko twagiye tubivuga, twirwaneho n'abasirikare birwanaho barwanaga ku baturage mbere bari bariho, ariko icyo bakoraga cya mbere kibanze ni ukuvuga ngo birwanagaho. Iyo baterwaga na leta bararwanaga bagasubiza leta inyuma n'abambari bayo, ubundi bakisubira mu birindiro byabo, kubera ko icyo babaga bagamije ni ukuza gusahura no kwiba no kwica abanyamurenge hariya muri Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane za Minembwe. Rero ibi rero uku kurwana kwabaye gukomeye nyuma y'urupfu rwa General Rukunda Michel Makanika, byatumye twirwana ku buryo bukomeye cyane, ibasha gufata Minembwe yose nta gace na kamwe gasigaye. Iyi ntambara yaje gukurikirwa n'indi ibera aho bita mu Mikenke. Ahangaha naho habereye intambara idasanzwe, birangira n'ubundi twirwaneho ibashije kurwana ku buryo bufatika, ibashije kurwana ku buryo bukomeye cyane, nabwo birangira yirukanye Frdc n'abambari bayo, wazarendo, abarundi, FDLR, kubera ko hariyo FDLR imaze igihe yarashinze imizi hariya muri Kivu y'Amajyepfo, tutibagiwe na Kivu y'Amajyaruguru. Rero uku gutsindwa gukomeye cyane kwabayeho hagati y'izi ngabo zifatanyije na leta ya Kinshasa, habayeho indi mirwano ikomeye cyane, ariko noneho imirwano yaje yahinduye ubundi buryo, yahinduye indi sura. Ni ukuvuga ngo habayeho guterwa kw'abaturage, baterwa na leta yitwaje indege z'intambara, dore ko uyu munsi tuvugana mu gice cya Minembwe hiriwe havuga amasasu arimo araraswa n'indege za Frdc. Izi ndege nta kindi zaje gukora uretse kurimbura no kwica abaturage batuye muri kariya gace. Ibi ni ibintu bifite ibimenyetso bigaragara bifatika, ni indege zagaragaye mu kirere cya Minembwe, aho ngo bafite umugambi wo kwivugana General Sematama. General Sematama murabizi ko niwe uyu munsi wa none uhagaze mu kimbo cya General Makanika, ni ukuvuga ngo niwe uyoboye twirwaneho. Murabizi ko ejo bundi yatangarije ibinyamakuru yaba BBC ndetse n'izindi radio harimo n'izo mu Rwanda, ibinyamakuru bigiye bitandukanye, ababwira yuko noneho bavuye kuri gahunda yo kwirwanaho. Baravuga ngo tugiye uko byagenda kose tugiye kurwana. Noneho baravuze ati, murabyibuka ko General Makanika yaravuze ngo hari igihe kwirwanaho bizarangira, noneho tukamanuka tukarwana nk'amadubu, cyangwa se niba twabyita ibirura.
avuga ati dufite ukuboko kurimo inkota, kandi iyi nkota izica abanzi bacu. Nta muntu tuzarenganya, nta n'uwo tuzasagarira, ahubwo twebwe tuzarwanira uburenganzira bwacu, kubaho kwacu. Ibi rero nyuma yo kwivugana makanika nibwo uwo twita generale Sematama yese ahagarara mu cyimbo cye akomereza muri iyo gahunda. Noneho byeruye abasha gutangariza ibitangazamakuru ubufatanye bwe buri hagati ya Twirwaneho na M23, ndetse banavuga yuko bagiye kurwana noneho basatira ibice M23 irimo kugira ngo babashe guhura, bafatanye kwivugana umwanzi ndetse bakureho n'ubutegetsi bubi mu gihugu cya Kongo. Izi ndege rero kubera ko zizi ko Twirwaneho mu misozi miremire aho iri idafite ibikoresho bihagije byo kurwana n'indege za drone ndetse n'ibindi, niyo mpamvu bahinduye strategy yo kurwana. Noneho batangira kuzana drone ku buryo bukabije, ku buryo bukomeye cyane, kugira ngo barimbure bica abaturage. Amakuru meza aka kanya twababwira nuko hariya mu Minembwe ntabwo izi ndege zigeze zigira icyo zangiza. Zarashe birangira zifasha ubusa, nta kintu zigeze zibona, nta muturage zigeze zica. Uretse ko hari n'andi makuru akomeye cyane avugwa yuko mu by'ukuri mu rukerera muri iri joro abasirikare ba Frdc bafite gahunda yo gutera abaturage birwanaho, bafite gahunda yo kujya kubica, bafite gahunda yo kujya kubasaura, kubiba inka ndetse n'ibindi byose, no gutwika amazu yabo. Si ubwa mbere bibayeho, imyaka 7 ishyira imyaka 8 abaturage bari mu kaga. Ibi byose ni ibintu bigenda bikorwa na leta ya Kongo, ni ibintu bigenda bikorwa n'abantu bafatanyije n'iyi leta ya Kongo. Amahanga akabireba akabyirengagiza, ndetse na leta ya Kongo by'umwihariko nayo ikabireba ikabyirengagiza. Ni ibintu abanyamurenge, abatutsi muri rusange babarizwa muri Kongo bagaragaje, bahura nabyo, babigaragariza aba bantu bose bagiye batandukanye, ariko nta numwe wigeze atabara, nta numwe wigeze agaragaza ko mu by'ukuri icyo kibazo gihari. Akaba ariyo mpamvu yateye abaturage guhaguruka bakirwanaho, kubera ko batatega ijosi ngo bicwe, umwanzi abishaka ngo batege ijosi bicwe, bahitamo kwirwanaho. Ariko nanone turakomeza dushimira aba baturage birwanaho, bahisemo guharanira uburenganzira bwa benshi kuruta bo ubwabo, batanze ubuzima bwabo. Bamwe bari kuhatakariza ubuzima, abandi bari kuri front line, nabo isaha n'isaha bapfa kubera ko bari ku rugamba. Ariko n'ubundi nta nsinzi ishobora kubaho hatabayeho ibitambo. Ibitambo bigomba kuboneka, abaturage bagomba kurokoka uko byagenda kose. Ikindi kandi, nyuma yo gushimira Twirwaneho, turashimira M23. M23 iri gukora akazi katoroshye, akazi gakomeye cyane ko kurwana ku baturage. Aka kazi irimo irakora nako gutabara umuturage aho ava akagera. Ibi rero M23 igomba kubishimirwa. Dushimira n'abantu bari kuza kwifatanya nabo mu rugamba, abantu bari kwifatanya na M23 mu rugamba. Polisi y'igihugu, abasirikare bagera mu 3,000 baje kwiyunga na M23, abapolisi bakoreraga leta ya Kinshasa, nyuma yo kubona ko ideology leta ya Kongo igenderaho bo itajyanye n'igihe, bahitamo kwiyunga na M23. Abasirikare bagera mu 3,000 ubu ngubu bari gutozwa ku kigo cya gisirikare cya Rumangabo hano muri ibi bice bya M23 yamaze gufata. Barimo barakurwamo ideology idafatika ya leta ya Kisegeti y'umwijima igamije kwica no kurimbura abaturage. Abo bantu mu by'ukuri, ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye yarwaniraga muri Kongo iharanira impindura amatwara, iharanira kwibohora k'umuturage, abo bose turabashimira. M23 ntabwo ari umutwe w'inyeshyamba, ntabwo bangamiye uburenganzira bwa muntu, ahubwo urimo uraharanira uburenganzira bwa muntu bwabo bwo kubaho, kubera ko nta wundi ugomba kubaha. Abo bantu mu by'ukuri bagomba kwitabwaho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imiryango mpuzamahanga nitagira icyo ikora, bo baragikora. Bafite uwo mugambi mwiza utari mubi ku baturage. Ntabwo ari abo gusa, turashimira Afande Rugabo.
uyu ni umusirikare w'umukoroneri wabarizwaga muri leta ya Kinshasa ukomoka muri Kivu y'Amajyepfo w'umunyamurenge. Yazanye n'abasirikare benshi cyane baje kwifatanya n'abandi kugira ngo birwaneho. Ubu tuvugana yageze mu Minembwe, ubu tuvugana yageze muri Twirwaneho, ubu tuvugana arimo ararwana, agiye kurwana inkundura. Urupfu rwa makanika rwatumye abantu benshi bababara ku buryo n'abari bari muri leta batangiye kuyivamo, kuko leta ikishinzwe cyangwa se igisirikare cya leta ni ukurinda abaturage n'ibyabo no kurinda imipaka. Ariko abaturage barimo barahashirira, ubuzima bwabo bumeze nabi. Uyu afande Rugabo yazanye n'abasirikare benshi cyane bagiye kwifatanya na Twirwaneho. Abo bose rero bagomba gushimirwa. Tunakangurira abandi bose, abaturage batuye mu bice bigiye bitandukanye bya Kongo, abaturage batuye mu bice bitandukanye yaba hanze y'igihugu, abari mu Rwanda, abari mu Buganda, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Amerika, abari i Burayi, abo bose bakomoka muri Kivu y'Amajyepfo n'Amajyaruguru muri Kongo, bahaguruke baze bajye kwirwanaho, baze bajye kurwana. Kuko utirwanirira byaza gutera ipfunwe nta kintu wakoze mu rugamba. Ntutanga umusanzu yabo w'amafaranga, ntunatanga umusanzu wo kujya kurwana. Ese wowe wishimiye kuba impunzi? Wishimiye kuba ufite status y'ubuhunzi? Mu by'ukuri aya ni amakuru agezweho, ni amakuru arimo aravugwa, ni amakuru mu by'ukuri nagiraga ngo mbasangize. Leta ya Kongo ifite umugambi mubisha ku baturage. Leta ya Kongo ntabwo yishimira na rimwe yuko umuturage umututsi abaho yishimye hariya mu gihugu cya Kongo. Natwe ntabwo tuzahagarika kubivuga, tuzabivuga igihe kirekire kugeza Kongo ibyemeye, ibibonye, ikabona ko ari ngombwa ku muturage agomba kungana n'undi. Bose n'abakongomani bagomba kubana, bakabana mu mahoro. Ese nta nubwo bibaza uyu munsi wa none aho M23 imaze gufata? M23 igizwe cyane n'abatutsi babarizwa hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, bavuze ngo reka turwanye uyu mugambi mubi. Ariko aho yamaze gufata, amoko yose arahatuye, abashi barahatuye, ababembe barahatuye, abapfurero barahatuye. Abo bose batuye muri kiriya gice M23 bafashe nk'abandi bose. Ntabwo yigeze itandukanya umuturage ngo itandukanye ivuge ngo uyu nguyu ni uwacu, uyu si uwacu. Icyo ni ikimenyetso kigaragaza ko M23 ifite ideology nziza ku baturage ndetse no ku gihugu cya Kongo. Ikindi ntasoza ntavuze nuko umuturage wese wumva ideology ya M23 agomba guhaguruka akayifasha, akarwana. Si M23 gusa, natwirwaneho. Sinatwirwaneho gusa, n'abahema barimo barapfa mu gihugu cya Kongo batuye za Ituri. Aba ni abatutsi nabo bakomoka mu gihugu cy'Ubugande. Ariko Kongo yaje basanga hariya, Kongo yiswe Kongo ibasanga hariya mu gihe imipaka yagabanwaga. Bakavuga ngo iyi ni Kongo, uru ni u Rwanda, iyi ni Tanzania. Abenshi bose bisanga muri biriya bihugu. Nta wahisemo kugira ngo yitwe umunyekongo. So they have to be proud of being Congolese, and they have the right to live as long as other tribes are living. Nibwo buryo bugomba kuba ubwonyine bwo kubana. Leta ya Kongo ikicara ikaganira nabo, itumvikana nabo, bagashaka igisubizo kivuye mu mizi. Igisubizo kivuye mu mizi. Ntabwo ari ibintu biraho gusa. Kisegeti he's just kidding as if a child. Agomba kubihagarika, agomba guhagarika kwica umuntu n'umwe hariya mu gihugu cya Kongo. Inshingano ze ni ukurinda abaturage. Niba bimunaniye nave ku ntebe, abandi bayobore, kuko nta na rimwe azigera agira amahoro. M23 twirwaneho, baraje bamukure kuri iriya ntebe, yabyumva atabyumva, yabishaka atabishaka, nashake ahindure gahunda. Nshuti bakunzi ba TV Rwanda, ntabwo nifuza kubatindira uyu munsi. Nagira ngo mbabwire uko byifashe hariya mu gihugu cya Kongo. Ikindi ndagusaba kugira ngo nkuko nabitangiye, ukore subscribe, ukore like, ukore share, ukore na comment, kugira ngo
iki kiganiro kibashe kugera kure. Ikindi kandi nkuko mubizi ko tutabaha amakuru ariho ivumbi, ni nayo mpamvu mugomba gukanda iyo subscribe kugira ngo mujye mubona ibiganiro byacu rugikubita tukibishyiraho, kuko natwe tukimara kuyabona duhita tuyabaha. Murakoze cyane. Amakuru yacu nakagaruka kuri Mba TV Rwanda.